dushigaje iminsi igera mu 10 ukwezi kwa 10 bimwe Imana yavuze bimwe ko mugomba kubibonesha amaso mukabibona. Ni ukuvuga ngo nababwiye ko perezida w'u Burundi azavaho ku butegetsi mbere ya Gisekedi. Ngaruka ku Bugande, ngaruka muri Kenya no mu Rwanda, ariko by'umwihariko ko mfite misiyo nahawe n'uhoraho igihugu cy'u Burundi, ndahabandanya sa n'uhishuye cyangwa se n'uvuze yanjye. Iyi video hano iri kureba, izi ni ingabo z'Abarundi zatsinzwe kandi zitsindwa mu buryo navuga ngo bw'ikimaramare, mu buryo na Neva byamugoye. Akaba yatangiye kwiyambaza Ubufaransa ngo bumuhuze n'u Rwanda, akaba yatangiye kwakira intumwa za AFC. Neva nababwiye ko Kongo ni umutego Imana yamuteze kandi azakururira karambara y'u Burundi. Koko iyi nkunga ari guha FRN, akaba ari kwakira FDR, kandi ku rugamba akaba ari gutsinda. Bifite icyo bivuze ku bantu batari mu mikinato nkawe, ku bantu batari gukina nkawe. Kongo izahora ari Kongo, ariko Burundi ugiye kubusuka mu yashyushye bugwe kuri songoye butateganyirije bije. Ntabwo igihugu cy'u Burundi gifite bije yo kurwana intambara muri Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi. Neva ari wenyine mu ntambara kubera Imana yamwemye amaboko, Imana yamutangatanze hose. Ikintu kigiye gukurikira muri iyi minsi ni iki? Mutegereje kubona iki? Wibaza mutegereje kumva iyihe nkuru? Ni inkuru y'agacamugongo, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'akamaramaza, ni inkuru y'isoni. Igihugu kigiye gucika umuborogo mu marira n'agahinda, ni za nkuru zahuranye igihugu. Umworo n'umugwiza atunga akamenya ikibaye mu gihugu. Ni neva wamaze kugera hejuru y'urupfu, kubera ko sahizi Gisekedi yanze kugushimira kuko muri kugura. Watangiye gushwana nawe, utangiye kwakira abanzi be ngo muri kuganira. Sakireregwa kandi uri kubona neza ko udashobora kuresista muri iyi ntambara ngo ubashe guhagarara, urinde, uproteje mu masezerano wasinyanye na Kongo. Kandi n'ingabo zawe ziri kubikwereka. Ibindi bisigaye ingabo ziri kurwana muri Kongo z'Abarundi ni ukuzitsindira ku ngufu, ni ukuzihatiriza, ni ukuzisunikiriza. Ntabwo ari ibintu zo zifite muri bije cyangwa se muri plani yo kurwana urugamba ngo zitange itsinzi ikisasa. No, ntabwo Neva urugamba yaruteguye, ntabwo igeze rwitegura. Bya bintu ahubukamo atigeze asenga, atabajije Imana, nta bajyanama bamubaye hafi, ari imbonera kure ziri kumushora no kumushuka, nibyo byibonekeje ubwo yahitaga ajya gushyigikira Gisekedi mu bintu byo kurahira no kwiyamamaza. Ahita amwemerera kumuha ingabo. Gisekedi nawe amuha amadolari. Neva ati ingabo zanjye muri Afurika zirakomeye, zarwanye muri Somalia, zirwana hanaha bariya Banyarwanda, iriya mama 23 yise u Rwanda ngo haye imisi ndaba mbakuye Sake warikare. Iyi ni inshuro ya 7 igisoda cy'u Burundi gitsinzwe kuri teri, bakiruka ku mugaragaro neza, amasanamu abantu babafotoza amatelefone. Ubundi mu busanzwe hariho n'amategeko agenga ibihugu, agenga n'ibyo bintu muba muri gukora. Hano nabonye Sadek iri gutaha mu Rwanda, basaba u Rwanda ko nta muntu wemeye gufotora. N'amashusho yagaragaye byaragoranye kubera iki ingabo z'u Burundi zitsindwa ntizinyuzwe mu gikari cyangwa ngo aho ziri kunyura habe hari security, ku buryo ayo masanamu bitari bunyure mu mbuga ngo bakanabumenyi, usange biri kwibonekeza ku bantu batandukanye cyangwa se mu bantu bose. Bivuze iki rero? Bisobanuye iki? Uku gutsindwa, uku kuneshwa ni kimwe mu bimenyetso. Nababwiye ko ingabo ziri muri Kongo, nazivuzeho mvuga ubutumwa bwazijyanye n'ibizazibaho, buhanuzi ndabutambutsa, mvuga n'ibigiye kuba mu gihugu, buhanuzi ndabutambutsa. Ubu rero ngira ngo noneho birimo biragenda bifunguka.
ubu Neva nawe ari mu ngendo zidashira, ari mu rugendo rudahagarara, ari mu ngendo zimugoye, ari mu ngendo zimuruhije kandi zimuruhije rwose. Ubu ari gutelefona mu Bufaransa, no kujyayo ntiyajyayo, ni ugutelefona, ni ukwandika. Nshuti yanjye, waba uri kunegosiya diri yo kurokora igihugu ukabura no gutega indege, basi ngo ujyane n'indege isanzwe utega ujyeyo, wabura no kujya kwa Butini. Ariko se muri rifuti bibaho? Ninde waguha rifuti kabiri ujya kureba Vladimir Putin? Wabura no kujya mu Bushinwa no muri Korea y'Uruguru ntiwajyayo. Ariko kubera bidapanze bajya baririmba ngo igihugu kirapanze. Ni ukuri ntabwo gipanze. Iyo kiba gipanze ibi ntibyakabaye. Rwagahinda kari hose. Kana gahinda ni inkuru mbi nifatikanyije n'abarundi uyu mubabaro, ariko mukururiwe n'uwiyita Sebarundi, ariko vraiment oyaje. Iri joro kwiri gufi no mwijwi rirerire semerera mbwira abarundi kazi cyane rwose, ndababwira ngo Evariste Ndayishimiye azakurura akarambaraye, kandi ndababwira ngo muri Afurika nigeze icyo gihe mpanura ubuhanuzi burimo u Rwanda, Kenya, Uganda, Kongo, Burundi. Evariste Ndayishimiye niwe uzabatangurira mu gutakaza intwaro ndetse no mu gucikana. Mu by'ukuri turabivuga, ubyumva arabyumva, utabyumva arabipinga arabyihorera. Nimumbabarire mumbwire, muri Kongo ingabo z'u Burundi ntabwo mubona ko zimaramaye kandi ziri no kumaramaza igihugu? Ibintu biri kuzibaho murabona ari ibintu by'i Burundi vraiment. Ibi bintu wabiha ubuhe busobanuro? Wabiha ubuhe buryo? Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bigaragaza iki ku gisoda cy'u Burundi? Ni ibintu navuga bigoye cyane kuba wagira ubisobanurira ari umurundi cyangwa se ari n'inshuti y'u Burundi cyangwa se ari uwo ari we wese, nta busobanuro wamuha. Ingabo zirashonje, ingabo zambaye ubusa, zikoreye imifuko, zarushye, zananiwe, ziri kugenda n'amaguru. Mumbwira aba bantu urugendo bari kugenda. Nyamara twe dusenga, iyo uvuze uti Imana yambwiye, abantu ntibabyumva, ntibanabibona, ntibabyerekwa, ntibabikunda, ntibabishaka. Ubu butumwa bwaratambutse, tubarira Generali Majoro, ariko niba ari Generali Majoro wa komedi, niba ari Generali Majoro Koro Risazi bipyera n'ibindi, niba ari Generali Majoro mu biki, mugabo sinzi umuntu wakugize Generali Majoro. Yakugira Minisitiri w'Uburimyi n'Ubworozi, yakugira umugwiza atunga nka Siyoni, ariko ntube utwara ihanga. Uyu munsi wa none rero ni inkuru mbi ku Burundi, ni akaga ku Burundi, kubw'ingabo z'u Burundi zongeye gutsindwa ku inshuro ya 7. Zatsinzwe Masisi, zitsindwa Warikare, zitsindwa Sake, zitsindwa Goma, zitsindwa Bukavu, ziratsindwa no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi ni inshuro ya 7 izi ngabo ziri gutsindwa. Hajya mutegereje Yesu uri buze kurwana iyi ntambara, harakorwa iki kugira ngo Burundi iki kimwaro baveho? Eske kuko hari engagement Burundi buri bwiyangaje intambara buyirwane buyitsinde? Abanyamurenge babaye dese, bari dese ko bavuga bati biguma byoroha, biguma byoroha, biguma byoroha. Hano ni muri gakondo yacu ntituzahava. Bahonda agatoki ku kandi bati ntituzohava. Uyu munsi wa none Evariste Ndayishimiye ni perezida utangaje mu buryo utamenya. Si umuntu wajya kwicarana na Butini wamubwira ikibazo, indege arayitira ntiyabona uko ajyayo. Nta muntu waguha rifite yo kujya i Moscow. Niyo yayiguha rimwe, ntiyayiguha ubwa kabiri. Si umuntu wajya kwicarana n'Ubushinwa ngo babwire situation
uko imeze reka da Shinjipingi ngo bicaranye si umuntu wajya no muri Korea ya ruguru ngo yicareyo baganire asaba inkunga cyangwa ifashanyo cyangwa intererano nimumbwire perezida n'umwe mwaba muzi watabara Burundi uri capable ukabona ko perezida ari interesse yuko yavuga ati ngiye Burundi muri inyuma kugira ngo budaseba cyangwa se hatazagira n'ikindi kiba ku Barundi ninde nta numwe hawe mbona Tanzania iyobowe n'umumama wihugiriye mu bintu byiwe ibintu by'ingwano ntabyumva ntabikozwe kuko wanabigiyemo yatakaza ubutegetsi ntago bamwemera yagiyeho nk'impanuka kandi ni nabyo yagiyeho kubw'impamvu naka ya perezida wari uriho upfuye itegeko nshinga riba ryo rimushyiraho ntabwo ari uwiyamamaje ngo atogwe n'abaturage ntariyangaje gutabara Burundi Ubugande bwo ni kure kubi Kenya ni kure kubi Kongo yo nayo ubwayo ibyayo byayinaniye Uburusiya bwabaye nk'ubivuyemo bwabonye ko niva ari umuntu udahagaze hamwe ubu yagiye mu Bufaransa ni mu mpuze n'u Rwanda yakiriye AFC mu minsi iheze twumvikana ibiganiro byo guhagarika ingwano mureke gukorana n'u Rwanda ni mumara u Rwanda kureka gukorana narwo natwe tuve muri Kongo hama njeweho nzemera dukorane none se ubwo bundi nk'ibintu uri kuvuguza ibyari byo koko mureke gukorana n'u Rwanda jewe harimo ibintu nyine wumva nawe ukumva ntibita ahubwo iyo uvuga uti ikintu buriya wari ukwiye kumubwira Sultani Makenga niki ari kumubwira uti njewe nka General Neva ndasubira inyuma n'ingabo zanjye zose duhahirane ubu muturanyi tubaba banyi begeranye ba hafi na hafi amasezerano dupfunditse na yahi naho u Rwanda ubwo se bikwemereye inyuma agahita kubeshya ugasanga barakorana ukavayo wamara kugera agahita agirana amasezerano n'u Rwanda ugahita umubona i Kigali ntarahagaragara uhise uhamubona wahita ugaruka rero ngira ngo Neva ari guhuzagurika hari umwe wigeze avuga ati nzi neza ko iki gihugu Imana izakibagabiza witwaga Rahabu nibi bisa nabyo Neva yamaze kubona neza ko iki gihugu cyamuvuye mu minwe cyangwa se amaze kugitakaza kandi ari kubona ko atari butsindiye intambara neza mu mboni ye n'amaso ye Neva kimara kwakira AFC ngo baganire mukabona yakiriye ari gushakisha Ubufaransa ngo bwinjire mu biganiro mukabona Neva ari gukubita hirya no hino ingabo ziri gutsindwa kandi zirushye vraiment zishonje zinaniwe zambaye ukuntu ibintu ntigeze mbona kuva mbayeho girewe n'ubwa mbere nabona abasoda b'abarundi bambaye uku bikoreye imifuka irimo utumatera irimo udukuvurori uturingiti nk'impunzi vraiment igisirikare kiri kugenda nk'impunzi urumva giteye ikigongo abaturage abene gihugu bahari urabona ko bitegereje bumiwe babonye amasanamu ya hariya ikavumu abarundi bahunga no muri Bukavu bagira ngo ntibizabagera uyu munsi wa none ibi bibereka ko rero niba batari ku resista ngo bahagarare ku gace na kamwe ariko hari mbaye haga babwiye yuko ngo igisirikare cy'u Burundi kirakomeye ngo ntago kiri bubure ku gukubita inshuro 23 ngira ngo ahari yaba yibagiwe kusenga kugira ngo ingabo z'u Burundi hano hantu zitsinde nta wamenye icyatumye zitsindwa mugabo ni ingaruka rero ndagira ngo nkumenyeshe ko Neva yamaze kubona ko ibintu byabaye ndanzi ni inkuru yahuranye igihugu mu mutima ni inkuru rwose ikundura ni nk'inkangu kubona amasanamu ingabo ziri guhunga wari wiringiye Gisekedi nta cyizere wagifite yaramaze gutakaza abo yari yiringiye n'abarundi abo yabonaga n'abarundi abo yashakaga gukorana nabo n'abarundi none nabo byagoranye byabaye ndanze vraiment bisobanuye iki bivuze iki rero kuri iki gisoda cy'u Burundi guseba ku ruhando mpuzamahanga gutakaza izina ku ruhando mpuzamahanga umutwe
umutwe iyo uri kwirukankana igihugu kigahunga gifite idarapo gifite souverainete repubulika, igihugu kigahunga umutwe ukagikubita atari n'umutwe w'icyo gihugu nibura yaba ari Red Tabara afazari mugabo ufite imbaraga zarimbura u Rwanda zigatera u Rwanda ukaba utari kuzikubitisha M23 nukuri hari indi ngorane cyangwa hari ikindi kibyihisha inyuma. Ucunge mu bajenerali bawe ko batari kwitsindisha, basanga barariye ruswa bakitsindisha. Harimo abasirikare barwana noneho batsindwa ukumva nk'umugaba wabo aravuze ati naragambaniwe simba naratsinzwe iyi ntambara. Evariste Ndayishimiye rero ari mu mazi abira, nta gisobanuro afite ku Barundi, nta gisobanuro afite mu maso h'Abarundi ku buryo yabwira Abarundi yagira icyo abasobanurira. Nta na kimwe yasobanurira Abarundi, kandi Abarundi uri kubakururira akarambaraye. Sahizi umaze gukoranya imbonerakure ngo zijya gufasha Efrain irwanya u Rwanda. Ibyo byose ni uguhubuka. Umaze kwakira abayobozi ba FDLR na FDLR mu Burundi, ibyo byose uri guhubuka, ni ugukora ibintu utatekereje. Hato na hato ushobora no kuzabona hajemo n'ikindi kintu kikiyadukiza ugatana mu mitwe n'igihugu cy'u Rwanda. Simpamya rero ko bishobora kukorohera. Waravuze uti mu Kirundo hari ibirundo, hari ibiziga byinshi abantu barunzemo bitwa Abanyarwanda, tubaka intara ya Kirundo, kandi ukavuga uti ndi nimero ya kabiri yo gutakaza ubutegetsi muri Afurika. Ibyo yarabyivugisha urirenze imwe, ndetse nawe aravuga ati ntabwo tuzabyemera, tuzatembagaza Kigali. None Kigali rero ntabwo nzi icyabaye kugira ngo Kigali ibashe kukunanira. Uri wenyine vraiment mu ngwano. Mbahamirije ko Neva ni wenyine ku rubuga rw'intambara, ni wenyine. Hari abacashuro, hari Gisekedi, hari inshuti ze. Neva ni wenyine mu ntambara, kandi intambara atafitiye bije, adafitiye ibikoresho, intambara adafitiye umurongo uhamye. Naho yaba ari Abarundi bari kuvuga ngo bari kugwanirira intara ya Ngozi cyangwa ya Bubanza, nshuti yanjye, hari kuba ibara, hari guseseka ibara. Mugabo ibi ngibi rero mubonye ni akamaramaza, ni akayobera bahinga. Izi video mubonye hano cyangwa se izi video uri kureba, basoda Kirundi bale bikuba mingi sabuca, ni video z'abasoda cyangwa se z'igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe cyangwa se cyaneshejwe. Ngira ngo ni umwaku, ni n'isura mbi, ni n'akaga, ni n'ishyano kuri Evariste Ndayishimiye wagiye gutabara Gisekedi, ariko Imana ntiyajyana nawe. Narabibabwiye ko Imana itajyanye n'izingabo, muranwenga bamwe, abandi muravuga ati rwose byatewe na perezida wacu cyangwa se organizasiyo ya Repubulika n'abandi Uburundi burakura izina ribi kuri Kongo. Niba budashobora gutsinda uyu mutwe, niba Burundi budashobora kurasa uyu mutwe ngo wirukane, uyu mutwe ukazaramuka utsinze igisoda cy'Uburundi, uretse isezerano rizarengera Burundi. Mu busanzwe Burundi bwari butakaye hehe? Nawe witegereza, barashonje, bambaye imyenda isa nabi, barananiwe, bararushye, baragowe, bari mu buzima navuga butari bwiza cyane. Imana idutabare kandi Mungu adusabire. Ni ukuvuga ngo niba umuntu agutsinze ubwa mbere, akagutsinda ubwa kabiri, akagutsinda ubwa gatatu, akagutsinda ubwa kane, akagutsinda ubwa gatanu, ukaba ukibandanyije urugamba, urumva icyo kintu kiragoye vraiment. Ngira ngo ni naho Evariste Ndayishimiye ari gusaba ko Makoro yamuhuza n'u Rwanda. Intumwa za AFC ziri kujya mu biganiro i Bujumbura. Ndayishimiye ameze rero nka wa muntu uri kuvuga uti aha hababye, cyangwa se ibyagoranye, cyangwa se
ibi bintu ndabona bifashe indi sura, kubera ko hari indaya imwe yigeze ibwira intasi cyangwa abatasi ngo nzi neza ko iki gihugu Imana izakibagabiza, witwa Rahabu, mwese twebwe muzadutegeka iki, muzaduha iki? Biza kurangira baburokoye. Ndayishimiye bisa n'ibi rero, yabonye neza ko Uvira izafatwa, abona neza ko nta kuresista ngo arinde biriya bice anikuremo ubutunzi cyangwa acukure cyangwa se n'izindi nyungu bahafite. Babona ko uko byagenda kose amaze kubona neza ko ari bo bitakaza cyangwa biri butakare. Niko kaga rero Evariste Ndayishimiye ahuye nako, nk'ukuri kubireba muri iyi videwo, nk'ukuri kubibona, niko kaga Evariste Ndayishimiye ahuye nako, ari kubona ko nta garuriro rindi, nta kindi ashobora gukora uretse kwicara hamwe. Ubwishigishiye ararusoma. Evariste Ndayishimiye na Gisekedi nababwiye ko uwa mbere uzavaho ari Ndayishimiye, uwa kabiri akaba Gisekedi. Uwa mbere uzavaho ni Ndayishimiye, uwa kabiri ni Chirombo, Fregis Atwani, Gisekedi. Dori bendera ya Yesu iramanitswe, guwaraja huru yacyo watabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze waranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndagaruka ku mbaraga za Freemason.
na Antikristo na Illuminati, izo mbaraga zose nizirwanya twebwe shengero. Ndagaruka ariko no ku mutwaro. Yesu yigeze abwira abantu ngo mwikorere umutwaro wanjye kuko umutwaro wanjye nturemera ntugoye. Ariko handi aravuga ngo wiyanga yikorera umusaraba nkurikire. Rero ariko muri ibyo byose nari nababwiye ko nza kubasobanurira iby'izo mbaraga za Freemason cyangwa se Antikristo cyangwa Illuminati, mburira abantu kandi nanone tubwira abantu ngo mube maso. Nindangiza rero ubwo aha niho mpereye, reka mbanze mvuge, ariko iminota muranyemerera turakoresha mike uyu munsi, ntabwo nabashije kuzira igihe, turakoresha mike cyane. Yesu Kristo rero nashimwe. Yesu abwira abantu ngo mwikorere umusaraba, ariko se umutwaro wanjye ntugoye. Natwe tubwira abantu ngo uwo ni umusaraba wawe. Uzabona umuntu uri mu kigerageza kubwire ngo ihangane, uwo ni umusaraba. Akarorera umuntu ararwaye cyangwa arashonje cyangwa se afise indi ngorane, mugenzi we akamubwira ngo uwo ni umusaraba wawe, byihanganire. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo shitani intego ye ni ukudukorera ibyo tudashoboye, ni ukudutwaza ibyo tutabashije. Niyo ntego ya shitani. Shitani aguhe umugore udashoboye, shitani aguhe umugabo udashoboye, shitani aguhe urubyaro udashoboye. Kandi koko twe nk'abantu hari ibintu tudashoboye, ari n'ibyo tutazigera dushobora kuva isi itangiye kugeza irangiye. Donc ubumuntu bwacu n'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu n'inkomezi zacu bifite aho bigarukira. Ubwo kamemu icyo uracyumva neza. Yesu rero abwira abantu ngo umusaraba wanjye nturemereye, ubishoboye wikorere ankurikire. Uyu munsi uri umukristo wikoreye umusaraba ukurikiye Kristo mu buryo bw'umwuka. Ariko niwitegereza neza uraza gusanga shitani hari ibintu yagukoreye byivanga n'iby'Imana kubw'intege nke zo mu mwuka. Ntiwabasha gutandukanya iby'Imana n'ibya shitani. Uvuga uti rwose iki ni ikigeragezo nkwiye kwihanganira kiva ku Mana, cyangwa se uru ni urugamba ndi kurwana ariko ni intambara Imana yemeye ko ndwana, no comment cyangwa se no problem, Mungu adusaidiye. Rero aha niho usanga iza mbaraga hano narindi gusobanura cyangwa se nifuza gusobanura nizo zidukorera ibyo. Ni umwuka wa Illuminati, ni umwuka wa Antikristo, ni umwuka wa Freemason, ni intego ya shitani, kuko iyo niyo miryango mikuru ihagarariye shitani mu isi. Niyo miryango navuga irepresenta shitani mu isi hose, n'ibikorwa bya shitani. Ari abo batinganyi bari mu iyo miryango, ari abo basenga ibigirwamana barimwo mu iyo, ari aba bapfuma, ari aba barozi. Kombine y'ibikorwa bya shitani uraza gusanga abayobozi babyo bakuru baba muri izo mbaraga za Freemason. Kuko nk'umugabane wa Afurika uba muri ibyo by'ubupfumu, umugabane w'Uburayi na Amerika bikaba mu ibyo byaba Freemason na za Illuminati. Noneho rero kandi iriya migabane iteye imbere niyo ifite ubushobozi, niyo ifite inkomezi cyangwa se imbaraga zo gukorera shitani. Twebwe batoya rero b'Abanyafurika byinshi babitujyanamo kubw'ubukene, kubw'ibibazo, kubw'intambara. Ugasanga nyine twabashije kugwa mu mutego wo kwikorera n'ibitari ibyacu vraiment. Noneho nk'umugabane wa Aziya, navuga hariya basenga ibigirwamana, basenga Buddha, basenga Dragon, abandi bagasenga Hindo. Ibyo bintu byose ubihagarariye n'uwo mukire shitani haye ubukire bwa tekinoloji, ya nyamaswa izagwiza ubwenge, ya nyamaswa izava mu nyanja. Noneho rero nuza kureba uraza gusanga icyo gipande cyangwa se iyo kote shitani yishoyemo amafaranga menshi menshi menshi, ku buryo twese ariho duhanze amaso. Nukenera iterambere, Yesu aravuze ngo ntimugende nk'uko isi igenda, ntimwifuze nk'ab'isi, ntimurarikire nk'ab'isi. Agenda aduhana, aduhugura, atubuza, cyangwa se nyine atuganirira. Yesu Kristo nashimwe. Mu by'ukuri uraza gusanga
mu murongo umwe n'undi. Hano hari imbaraga rero za firimaso cyangwa se za antikristo zikorera muri Afurika, usange ziri mu bahanzi, mu bakinnyi b'amafilime, mu basitari bakomeye, kandi shitani igenda ishakisha abantu b'abaperezida nanone bazabiyobora bakajya babishoramo amafaranga menshi cyane, ndetse bakabishakira n'intebe n'ibibanza ku buryo shitani nyine mu isi agaragara nk'uhari. Buriya rero mu busanzwe itegeko ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana nitukubwire ko imbaraga za shitani zibaho ukaba utarazibona, ofete ubwo nturanamenya shitani kwabaho. Nitukubwire imbaraga z'Imana ko zibaho ukaba utarazibona, ofete ubwo nturamenya n'imbaraga z'Imana ko zibaho. Ninkubwira ko dayimoni akora ukaba utarabona imikorere y'abadayimoni, biragoye cyane ko uzabona n'imikorere y'Imana. Hano ninkwigisha ukaba umwigishwa, ariko nanjye ndi umwigishwa, nka gusobanura cyangwa se nkakwigisha ko marayika Mikayeli, marayika Gaburiyeli, ijuru rifite abamarayika rikoresha, ukaba utarabona imirimo yabo, biragoye kukubwira ngo itegura igitangaza kivuye mu ijuru. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko umukristo akwiye kuba azi neza Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera. Ibyo bintu ni nabyo ugomba guheraho wiga cyangwa wigishwa. Icya kabiri, ugomba kumenya shitani, ukamwigishwa n'ububi bwe, n'iteka yaciriweho, n'ubugome bwe. Donc bakagusesengurira shitani n'imikorere ye kugira ngo utazitiranya ibintu, ko kubu harimo n'abantu bahura n'ibikorwa bya shitani ntibabimenye, bakabona n'imirimo ya shitani ntibayimenye, bakabona uwatikristo, iyo firimaso, iyo eliminati, izi mbaraga zose n'iz'ubupfumu ni amangetengete yose ari muri Afurika, hari abantu batabasha kumenya imikorere yabyo, bityo bakaba banakorana nabyo cyangwa bakabyisangamo cyangwa bakiroturuva bari muri byo, mugaba kunabari kubera ko nta makuru babifitemo cyangwa se bafite. Imana nidutabare. Ofete rero nuza kubikurikirana cyangwa nuza kubireba, uraza gusanga iyi mikorere ya shitani, iyi mikorere y'abadayimoni. Nushaka kuzabona ijuru, uziga ijuru, Mwuka Wera ari kwigishije natwe dufatikanyije, habiho amaso yo kubona ijuru, habiho amatwi yo kumva ijuru, habiho intambwe ziri kujyayo, habiho n'amaboko ari kurikorera. Ofete ibintu byawe bizaba bifite organization ya Mwuka Wera. Nushaka kutazajya ikuzimu, ukaba utazarimbuka, uzamenya ukuzimu ko kubaho, umenye abadayimoni ko babaho, umenye shitani ko abaho, umenye n'abakozi ba shitani ko babaho, bityo uzamenya ko n'abakorera Imana babaho kandi n'abantu b'Imana bariho. Umenye kubitandukanya ku rwego rw'uko bidashobora, hano hari umuyaga mwinshi muri hangana, ku rwego rw'uko niba utazi gutandukanya inshuti, ntumenye no gutandukanya umwanzi, biragoye kwirinda, biragoye no gukunda. Mu buzima bwawe ugira inshuti ukagira n'umwanzi, mu buzima bwawe ugira ababi ukagira n'abeza. Uko ni ku isi yubatse. Mu buzima bwawe ubona ijoro ukabona n'amanywa, mu buzima bwawe utandukanya ibyiza ugatandukanya n'ibibi. Ibyo bintu birashoboka. Uzi gusobanukirwa inzoka n'intama ukabitandukanya. Niko rero na shitani ukwiye kuba uzi kumutandukanya n'Imana, ku buryo no mu nzozi zawe Imana iza ukayimenya, Yesu yaza ukamumenya, Umwuka w'Imana akaba ari ubigusobanurira. Ariko haba haje na cya shitani nabwo ukabimenya. Ariko uyu munsi wa none harimo abapimira dayimoni kuri aya mafoto, ku mpeta. Hari abantu bambara impeta cyangwa amafoto cyangwa inzara ndende bagiye abantu bazitera, cyangwa ingohi ndende, cyangwa ko ari umutinganyi. Abantu bakagenda bashakisha ibimenyetso bibereka ko uwo muntu ari shitani. Nibyo koko yenda ni nawe, ariko se naho gusa bigarukira. Uyu munsi wa none rero ku Mbabazi TV 3 nishimiye, nababwiye ko ndi bukoresha iminota mike kuzabasobanurira. Niryo somo tugiye kubandanya. Umunsi ni uwa mbere dutangiriyeho,
tuzigira isomo ryo gusobanukirwa neza Imana Data no gusobanukirwa neza umwanzi wacu ari we Shitani, ndetse no kuyoborwa n'imbaraga z'Umwuka Wera ndetse n'Umwami wacu Yesu Kristo, ndetse tukanizera neza ko tugomba kubitandukanya n'imikorere y'abadayimoni ndetse n'izi mbaraga za Freemason, Illuminati, Antikristo. Ibyo bintu byose tukamenya kubitandukanya. Bityo rero reka nkushimire nkubwire ngo ejo maridi Uwiteka natubashisha iryo somo rizabandanya muri iyi ndwi yose. Muzirikane ko nubwo turi mu isi ariko turi aba ingenzi, turacumbitse. Ntabwo rero dushobora kwita ku icumbi cyane kuruta uko twakita aho tuzaba imyaka y'ubuzima bwacu bwose. Kamemu rero niyo mpamvu nkushimiye wewe utangurana natwe ugasozanya natwe. Coup de chapeau, ndagukunda cyane. Salut TV. Mwami Yesu ndagushimiye, niwe mwigisha mukuru ushobora kwigisha umuntu agatandukanya wowe Data, akakumenya neza, akabasha gutandukanya imbaraga z'ijuru n'imbaraga z'ukuzimu, agatandukanya Imana Data wa twese n'umwanzi ari we Sekibi Shitani Rusoferi waciriweho iteka, donc agatandukanya imirimo y'ijuru n'imirimo y'ukuzimu. Ndagushimiye rero muri twe tuje imbere yawe nk'abanyeshuri, utwigishe Mwami, natwe tuwuteze umutima n'amatwi. Ngaho rero turinde kuzaba mu izina rya Yesu Kristo abaswa n'ibijuju, kandi ibyo ugomba n'ibyo ushima bibeho mu iteka ryose. Amen. Ndagushimiye rero, ubutumwa twifuje ko twayaga nubwo ni buriya. Vraiment God bless you. Navuga ngo Umwami Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane.